aramuza ati nta wundi usigaye, ati rero usigaye asa nabi, aba mu ntama, ubwo no mu bantu ntagaragara, twamushyize inyuma kubera ko ni na gatoya. Baramuzanye bakihamugeza, Imana iravuga ati uwo nguwo niwe nashakaga, bari we wimika umusukeho amavuta. Mu yandi magambo, Dawidi yari yarasizwe kera mu bitekerezo by'Imana. None wowe urinde wo kuza kuvuga ko ntasizwe, urinde wo kuvuga ko ntatoranijwe, kandi hari n'abatoranijwe batari bagaragaye imbere y'aba bantu bari kurera ko aribo batoranijwe. Urinde wo guhakana ko ntasizwe. Njya gusigwa ntabwo wari uhari. Dawidi ajya gusigwa yanasizwe hari abantu badahari, nk'abaturanyi babo hari abatari bahari kuko byabereye iwabo mu rugo. Dukomeje kuguha ikaze, wowe ukomeje kubana natwe. Ndagarutse ndi Clement Bagemahe. Itangazamakuru ry'Iyobokamana rikomeje kugenda rivugwaho cyangwa rikorwa mu byumwe ku bundi. Uyu munsi tugiye kwakira umukozi w'Imana kubyibazwa, kubyivugwa bijyanye n'abantu bamwe usanga muri quartier, mu nsengero, aho bahuriye, ati nge narasizwe, atundi naratoranijwe. Gutoranywa no gusigwa tugiye kubwirwa n'umukozi w'Imana ugiye kutwibwira. Imana haye impano yo kumenya kuvuga, ni umugabo mwiza, mbese n'umugabo w'Imana mwiza, umugabo w'Imana mwiza, ko turabagabo bo guhamya bya Kristo nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Uyu mwanya mwiza tugiye kubigarukaho rero tuvuga se uwatoranijwe, intambara ziba hagati y'abatoranijwe n'abasizwe. Ibi bikunda kugaragara ku bantu bafite amatitre cyangwa se inyito z'amushingano mu bushumba bw'amatorero n'amadini atandukanye. Nibyo tugiye kugarukaho aka kanya. Ikaze kuri mwese rero, turabakunda cyane kandi turabubaha. Mujye mukomeza mubane natwe mu biganiro bimwe ku bindi tugenda tubagezaho. Commentaire yawe, like yawe, subscribing yawe, gukora subscribe ni turabigusabye cyane. Ibihe byiza kuri mwese rero. Tugiye kumwakira ati kuki hari intambara hagati y'abavuga ko batoranijwe abandi ati twarasizwe, bituruka kuki? Nibyo tugiye kugarukaho. Tuguha ikaze cyane mu kiganiro cyacu. Hagati ngaho wambaye neza n'izina ry'Imana, neza cyane, wajya kungisha impaka yaba ataze kuntu wambara neza ariko wambaye neza. Tuguha ikaze cyane mu kiganiro. Yego murakoze. Igitondo cyiza kuri mwese abadukurikiye, nawe Bagemahe turagusuhuje cyane. Ku mazina nitwa Prophet Pastor Eli, ndi umukozi w'Imana hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga y'Imana dushoboje. Twifurije rero umugisha abadukurikiye kandi tunejejwe no kuba turi kumwe dukorana iki kiganiro ku bigendanye n'iyobokamana, no kugira ngo turusheho gufasha no kurushaho gusobanurira bamwe na bamwe ku bibazo bagenda bibaza bihereranye na gospel. Imana ibaha umugisha. Atangiye uti ni Prophet Pastor, bansobanure Prophet Pastor, si izina rimwe? Ntago ari izina rimwe. Pastor bivuga kuba umwungeri, umushumba, hanyuma Prophet bikavuga kuba uri umuhanuzi. Hari ukuba rero uri umuhanuzi ariko ukaba utarimikiye kuba umushumba. Ari naho turi buze kuza ku ijambo utangiye uheraho uvuga ati ugasanga abantu bafitanye amakimbirane, bafitanye ibibazo, uwatoranijwe n'uwasizwe n'uwahamagawe, cyangwa se uwasizwe n'uwatoranijwe, ugasanga ni ibibazo abantu bibaza, umwe agasuzugura mugenzi we. Ugasanga kuko ndi Prophet mpanura nkaba ntari pasiteri, nge nkaba rero ndi pasiteri mfite n'ubwo buhanuzi, nkasuzugura pasiteri gusa cyangwa nkasuzugura umuhanuzi gusa utabifite byose. Ariko nagira nkubwire ngo n'ubuntu mba naragiriwe budakuraho ko nubwo abandi bagiriwe nabwo atari ubundi. Kandi abangaba nubwo afite iyo ntera imwe cyangwa se intambwe imwe atera y'ubuhanuzi gusa, nge nkaba ntera yo kuba nshumbye nanahanura. Uyu muntu ndanamukeneye cyane kuruta nge ubifite byombi, kubera yuko ntabwo nzakora ibyo bintu igihe kirekire ndomwe. Ariko ngira ngo mushumba abari n'umuhanuzi? Oya, ntabwo abashumba bose baba ari abahanuzi. Oya, ntabwo ni ingabire. Ubwo byo ni yindi ngabire itandukanye no kuba umushumba cyane. Karagaciyemo kugira ngo nabyo bidufashemo. Twebwe tuba turi abanyamakuru, tubariza rubanda kugira ngo nabo babyumve, yenda nkuko mbyibajijeho nabo niko babyibaza. Hanyuma Prophet Pastor Eli, turakwishimiye cyane. Bakubona bakeneye kumenya ahantu henshi maze kugenda uvuga ubutumwa, haba hano mu Rwanda cyangwa no hirya no hino, hangana gute mu ncamake? Mu ncamake muri East Africa nagenze mu bihugu hafi ya byose bihari, za Congo, Burundi, Ubugande, Tanzania, muri Kenya na South Africa.
ndumva ntaragirirwa umugisha wo kwambuka ngo njye hakurya y'amazi nubwo dufite invitation zijyayo ariko turacyarindiriye ko umugambi w'Imana usoza kuko ibintu byose biberaho mu gihe mpamya ntashidikanya ko kandi aho turimo turagana muri icyo cyerekezo ntabwo wajya ku rutararisha hano hafi twahereye hafi aho Imana yabashije kubanza kutwigisha aho tuvuka kugira ngo nitunambuka tuzabe tuzi ko tugiye muri miri itandukanye n'iyacu ko ntabwo wajya kubwira abantu ibintu birenze ubushobozi bw'aho waruherereye bisaba kubanza kwiga ukagukaba mugari ukabona kwambuka intera ijya kure. Ushatse kuvuki kubanza kumenya no kwiga aho uvuka? No kuvuga ntago byashoboka yuko umwana yasohoka iwabo mu rugo atarabasha kumenya uko bakaraba ngo abashe kwikarabya bakimukarabya ngo najya hakurya mu baturanyi ngo bamuhereze amazi bashyire muri dusha abashe kumenya uko abigenza ngo abashe kwikarabya. Birasaba ko abanza kwigira gukaraba iwabo bakareka kumwikarabya ku giti cyabo. Ari abantu barenze igihugu cyacu se cy'u Rwanda bajya hirya batarashyika kuba bakabaye bajya kugira ibyo bavuga hirya hariya bitewe nuko hano wenda bataragira ibyo bamenya. Yes, hari abantu bavuka bitewe n'ahantu yavukiye n'izindi mbaraga afite z'ubushobozi mu ivugabutumwa niyo nshaka kuvuga, hanyuma agakora uburyo kibushoboka akavuga ati jye sinzatuma hari abantu bambona ndi kubwiriza ubutumwa ahangaha tigiye ivugabutumwa ryanjye n'iry'amahanga, akabafasha indege rwose aragiye mu mahanga byanaba ngombwa gatura akagumayo tukajya tumubona ngo uwo ari mu bitangazamakuru ari hehe, ariko kenshi benshi birangira bongeye bagarutse kuko bijya bavuga ngo ishaka kurisha ihera hehe, ihera ku rugo kandi ihene yose irisha ku kiziriko gihwanye n'uko yambaye uko kireshye. Ntabwo rero wambwira ngo iriya ndabyutse mu gitondo kuko nahanuye cyangwa namenye kuvuga ubutumwa mpise ntega indege ngiye muri Amerika nzasanga y'abantu bavuga ijambo mu rwego rurenze urwanjye, ariko nicara hano nkabanza nkiguko babwiriza nkakurura amakuru yuko abanyamerika babwiriza nkabanza nkabyapurika hano hafi iwacu bazambona ku rwego rurenze kuba hano muri Afurika bavuge bati bazatangira no kubimpanurira bambwire ngo ivuga butumwa rya Imana rijyanye hehe kujyanye hakurya y'amazi kuri kubera iki nabashije kubanza kubikururira mu rugo hanyuma abantu batangira kumbonamo izo mbaraga kandi abo bantu bazajya kuzibona ari uko ishusho y'icyo ndimo gukurikirana itangiye kugaragara muri bo. Yego, uwasizwe n'uwatoranijwe intambara hanze ahangaha ati bishop bamwe kwa kundi bavuze ngo prophete pastor ba bishop ba apotre ba revera ba evangeliste abantu batandukanye bari mu ntambara nk'izi ngizi ngo tugenda tubyumva ati umwe ati narasizwe utendi naratoranijwe. Ibi byombi gusigwa no gutoranywa kwanza bihera he kuki hazamwe impaka? Ibi bintu bituruka ku mwuka w'ubwibone niryo jambo rimwe gusa ni umwuka w'ubwibone no kwishyira hejuru kuko ntabwo kuba njyewe nguhamagaye ati mwaramutse pastor kandi warabaye apotre wakabaye umbwira nabi ngo nkubitiye hasi titire wowe waranyimitse wowe nkibaza uwamwimitse ninde niba uwamwimitse ari Imana kuba mvuze gutyo ntabwo bikuraho icyo ari cyo kuko uwamwimitse aranduta na Yesu baramucyuze bamwambura ikanzu ye. Gucyuza umuntu ijambo rivuze ngo ni ukwambura umuntu icyo yari cyo ukamwita icyo ushaka kwaba cyo. None ngiye Eliya ndinde bwo kukwambura wowe bagemahe apotre nkakwambura titre ya apotre nkavuga ati prophete bagemahe waramutse ukarakara ukabigira intambara ukagenda ubwira abantu ngo uriya musore arasuzugura amenyera abantu ngo yaravuze ngo ngiye ngo ni prophete kandi jewe nda apostle. Oya bizonyine kubura uri prophete na agaciro gakomeye naza nkanakuga ati waramutse bagema kuki urakajwe no kuba mvuze zina no utamerita ikikorimo bivuze ngo kuba werimitswe n'abantu birakubabaje kuba nkwambuye agaciro abantu baguhaye. Iyo aba ari Imana rero yakwimitse ntago ubabaye rero nibagabanye intambara nguriya ngo ntango murusha amavuta ninde we yaguhaye ninde we si Imana urayamurusha ute ayo Imana yamuhaye aramukwiriye. Ariko hari abantu basabwa amavuta basigwa amavuta n'abantu hakaba n'abavuga ko basizwe n'Imana. Yes, hari abahamagawe n'abantu byo nabyo umuntu akagutoranya wandeba ukanyishimira ukavuga ati kubera kuko mbwiriza neza abantu bakabikunda ngwino tukwimike bakansukaho amavuta aho mba nimitswe n'abantu. Hari abantu bari hanze niho birwa bateza ibibazo muri gospel. Uwasizwe n'abantu niho birwa ateza intambara naho uwasizwe n'Imana ntabwo yirirwa avuga baranamusuzugura ntabwo ajya imbere ya kamera kwiregura haraceceka kubera iki ntabwo afite umwanya wo kuburana n'abantu iyamuhamagaye arayizi. Niyo mpamvu abantu nimugabanye ibibazo by'abantu nubona umuntu arimo kujya kwisobanura yivuganira menya ko uyu muntu yahamagawe n'abantu
ariko uhamagawe n'Imana akomeza imirimo y'uwahamagaye agakomeza agakora. Nta mpamvu zihari bene data abakristo bavandimwe zo kwirirwa mutinda ku muntu ngo uyu nguyu ngo yahamagawe n'Imana ngo yangwira ngo iyo turebye ibintu akora ngo tubona ngo atari Imana yamuhamagaye. Nta mwanya ufite wo kuburana n'ibyo, ahubwo wowe kurikirana imirimo ndi gukorera imbere yawe. Imirimo nkora nizakwereka ko nahamagawe cyangwa ntahamagawe. Kandi ngira ngo mbibutse ko hari n'ijambo mu cyongereza ngo to pretend. Pretend ni ijambo rivuga kwigirisha. Nshobora kwigirisha ko ntari umunyabyaha kandi nkaba mbifite byinshi, naranahamagaye naranatoranijwe nkanabikora. Niyo mpamvu rero bantu mudukurikiye ntago muzamenya ngo narahamagawe cyangwa se nahamagawe, ahubwo icyangombwa ni munkurikirane mu gihe mumbona ndi imbere yanyu. Ariko iminsi niba ari Imana yampamagaye hari ibintu mutazambonana, ariko niba ari abantu bampamagaye nibucya kabiri muzambona hariya hanze. Nzaba narangiye, nzaba ndimo nirirwa nigaragura ibivuga ibintu bivuga bavuga butumwa ngo twamubonye ari kunywa inzoga, ngo twamubonye ari gukora ibi byaha. Uwatoranijwe n'uwahamagawe ni bamwe Papa Clement. Yego, urakoze cyane. Watoranijwe n'uwahamagawe. Twagarutse ku watoranijwe n'uwasizwe. Gutoranywa no gusigwa bihurira he, bitandukanira he? Ikibanza ni iki? Habanza gutoranywa. Imana yatoranyije Dawidi mbere yuko asigwa, iramutoranya, ihamagara umuhanuzi iramubwira ngo manuka ujye kwa Dawidi kwa se Yesayi, hariyo umuntu nshaka kwimika. Ari naho nshaka guhita nkumara impaka n'abantu nibashaka bahite babyakira uko ntibazongere kubitindaho. Abantu batekereza ko umuntu wambaye neza nk'uko nambaye ari we watoranijwe wanasizwe. Oya, nukubeshya. Ibi ngibi ni ukwambara neza kugira ngo umuntu icyo agiye gukora kibe kigaragara. Ni nk'icyo bita marketing. Dawidi Imana yamutoranyije adahari, kumusiga yasizwe ari uko ahageze. Yatoranijwe mbere. Umuhanuzi ageze iwabo abwira Sara amubwira ngo uzana abahungu bawe, ngo Sara avuga ngo reka nkuzanire umuhungu wanjye mbona ubereye ubwami. Yari umusore mwiza w'ibizigira muremure ngo ufite uburanga, ngo agiye gusukaho amavuta ngo amusige. Imana iramubwira ngo wose natoranije. Mu yandi magambo hari hatoranijwe, hagomba gukurikiraho gusigwa. Agiye kumusukaho amavuta yo gusigwa iravuga ati have si uwo nguwo, sindeba nk'uko abantu bagera gute bareba, nge ndeba nk'Imana. Si uwo, bazana uwa kabiri. Imana iti oya nawe siwe. Bazana uwa gatatu kugeza ku wa kangahe bose Imana ibanga. Aramubwira ati rero bose barangiye. Aramuza ati nta wundi usigaye. Ati rero usigaye asa nabi, aba mu ntama, ubwo no mu bantu ntagaragara. Twamushyize inyuma kubera ko ni na gatoya. Mu muryango bari baramuheje nyine bari baramuheje. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo kuba umuntu yirirwa yirukankana Bibiliya mu muhanda agaragariza abantu uko ari kubwiriza, ntabwo rero kigaragaza ko yahamagawe. Oya, hari abahamagawe bataragaragara. Hanyuma abo ngabo bagiye kumuzana se baramuzanye bakihamugeza. Imana iravuga ati uwo nguwo niwe nashakaga, bari we wimika umusukeho amavuta. Mu yandi magambo Dawidi yari yarasizwe kera mu bitekerezo by'Imana. None wowe urinde wo kuza kuvuga ko ntasizwe, urinde wo kuvuga ko ntatoranijwe, kandi hari n'abatoranijwe batari bagaragaye imbere y'aba bantu bari kureba ko aribo batoranijwe. Urinde wo guhakana ko ntasizwe. Njya gusigwa ntabwo wari uhari. Dawidi ajya gusigwa yanasizwe hari abantu badahari, nk'abaturanyi babo hari abatari bahari kuko byabereye iwabo mu rugo. Asohoka hanze, inkuru igenda yamamazwa na bakuru be yuko yagize ate yasizwe. Ariko banabivuga bashobora kuba barabivuga bafite n'ishyari, babivuga bafite ishyari kugira ngo ubyemere neza, kugira ngo ibi bintu makoze Imana bicike nk'uko turi kubivuga. Dawidi igihe kimwe se amutuma akamubwira ngo genda undebere bakuru bawe ku rugamba uko bameze. Yarahageze asanga Goliyati arimo kwivuga ku bwoko bw'Imana basuzugura. Dawidi ngo kugira ngo ajyane ibyo bamubwiye kujyana, yakasa ajya kubaza amakuru. Arabaza turiya mugabo utuka ubwoko bw'Imana nindi. Ngo mukuru wakurikiranye amenya ko muri umunawe yavuze ko ashaka kwica Goliyati. Ngo mukuru aramubwira ngo wabonye bagusukaho turiya tuvuta, none byaguteye ubwibone no kumva hari ikindi wabaye cyo, bivuze ko ishyari bari barifite. Iyo bamuca n'ubwo bari kumwica. Rero no muri gospel mu bantu b'Imana harimo abantu yego bari mu rugamba, nka muri miriye Dawidi yararimo y'urugamba, bahanganye n'abagenzi babo bavuga ati bira n'ubwibone, bira no kwishyira hejuru. Ese uramutse utabivuze ukamurekera ubwibone bwe ukareka kwirirwa umuserereza mu bandi, bigutwara iki? Rero Papa Clement, bene data mudukurikiye bakozi b'Imana, nimushyire hasi agapira k'icyubahiro,
mushyire hasi gusigwa no guhamagarwa. Iyabahamagaye ibahamagara ntitwari duhari, ibasiga ntitwari duhari. Tuzabamenyera ku mirimo murimo murakora, nimuyikore mureke intambara, kugira ngo uwo mukorera ku munsi wo kubahemba azabahembere ko mwitwaye neza. Kuko nundwanye ntakurwanye, cyangwa nanjye nkahindukira nkakurwanya, njye nawe ntaho dutandukaniye. Ntabwo ari yaduhamagaye, ni abantu baduhamagaye. Arakoze cyane prophet pastor avuze ibintu biremereye cyane. Angaruke kuri uyu, kuki abantu benshi turacyari kwitiranya abatoranyijwe n'abasizwe n'intambara ziba hagati aho ngaho. Utubwiye cyane kuri Dawidi ukuntu yatoranijwe kera mu mugambi w'Imana, hanyuma aza gusigwa babireba nubwo baze kugira ishyari. Kuki abantu nk'aba Imana ifite umugambi mwiza bakunda guhezwa, nshingiye no kuntu byagendeye Yosefu? Impamvu bano bantu bakunda guhezwa nuko akenshi ikibarimo hari izindi mbaraga ziba ziri hano hanze zishinzwe kugitangira kugira ngo kitagaragara. Hari abavuga butumwa dufite benshi batari bagaragara mu bitangazamakuru nk'uku kwacu, ariko mwicarana yakubwira wakumva ibintu bimurimo ugahinda umushyitsi. Iyo aba bantu badukurikiye badukurikiraniraga abo bantu bari kugenda izo mpano zabo ko gutoranywa kwabo ko gusigwa kwabo kugenda gutwikirwa. Uyu munsi uragera mu itorero ugasanga umushumba waho ashobora kuvuga kuva mu gitondo kujya nimugoroba, adashobora guha abana acumbye bafite izindi ngabire nabo batoranijwe banahamagawe ngo abaho umwanya bakore. Kubera iki? Arabizi ko nibagaragara bizagaragara ko hari ibyo bafite adafite. Kandi ijambo ryarambwiye ngo buri mwe wese n'urugingo rugize Kristo. Yego, niyo mpamvu rero bano bantu bahamagawe cyangwa basizwe basubizwe inyuma kubera ko ntibakeneye ko bagaragara. Niyo mpamvu turi kubasaba mwebwe mukurikirana abo bana, mukurikirana abo bantu batoranijwe. Hari n'abandi badashaka kugaragara, nkanjye kunshyira imbere y'itangazamakuru ntabwo mbikunda. Kubera iki? Uyu munsi hari abari bwumva ibyo navuze bangabeho ibitero, bantangeho komanteri. Ahamagara umuntu wo hanze amubwira ati ndagira ngo utange komanteri kuri runaka, umuvugeho ibi n'ibi. Agiye kumubwira kugira ngo age komanteri nsenya. Yego, wa muntu ansenya yitirwa ko ari uwo hanze, kandi byakozwe n'iki? N'umuntu nawe witwa ko aba muri gospel. Ari kubona ko ibyo navuze ngo hari icyo biri bumarire, arabona ngo biri butume nkundwa, ngo arabona hari icyo biri bungezeho, bigatuma we ashakisha uburyo ki. Bivuze rero iki? Uyu muntu atinya kuza kuri social media. Yes, njye ndabitinya, ntabwo mbikunda. Ariko nkatwe mu itangazamakuru aba ari ngombwa ko tuba tukuze ubwo bumenyi kugira icyo usangiza abandi. Noneho rero Yosefu byamubayeho nawe. Yosefu byamubayeho kubera ko yanzwe na bene se, kuko bari bamaze kumenya icyo agiye kuba cyo. Uyu munsi wa none abantu nibamara kubona ko hari icyo ngiye kuba cyo, kuko ubu byatangiye kandi birakomeje, kuko nakwishe igihe kirekire. Ariko ubu uyu munsi babibonye, hari abagiye guhita bagurukana intambara. Nicyo cyatumye Yosefu yerekwa rye yabonye akaribwira bene se, niryo ryamuteje ibibazo. Bivuze ngo iyo aza kwicecekera ntabivuge ntago yari kuzaba nibyo yari kuzakomera, ariko yari kuzatinda gukomera. Reka mvuge ngo kuba baramurwanyije kuko yababwiye yerekwa rye byatumye Yosefu agera muri Egiputa vuba, ariko yatinze mu bigeragezo. Yagombaga gutindamo n'ubundi akiri iwabo. Yego, yagombaga gutinda mu ntambara zizamugira umuntu ukomeye. Nicyo cyatumye Imana imujyana mu rugo rwo kwa Potifari kugira ngo abanze yige umuntu ukomeye abahati. Abigenza ati, ndashaka guhamya ko nanjye natinze kwinjira imbere ya kamera. Waravuze ngo wanyihisha igihe kirekire gute? Yes, nakwihisha igihe kirekire kugira ngo mbanze ndebe intambara aba bantu barwana bo muri gospel bazirwana bati. Ese nihagira umuntu ntera amagambo mvuye kuri kamera biragenda biti? Ese niba narahamagaye nkanatoranywa nkanasigwa ndaza gusubiza icyo uyu muntu? Nta mpamvu rero mfite zo gutera amagambo. Bivuze ngo intambara nyinshi turwana abantu batoranijwe basizwe, zimwe zidusubiza inyuma niza babandi batatoranijwe batanasizwe badakeneye ko abasizwe bagaragara, kuko niba hagaragara bo nta gaciro bari buze kugira. Murakoze. Harakoze cyane. Intambara zirahari, abantu benshi bazakomera. Abantu bazakomera bararwanywa, abatoranyijwe ati natoranyijwe undi yarasizwe. Izi ntambara niba ziva muri abo bantu bameze batyo, amaherezo yazo nayahe? Hakorwa iki kugira ngo byibuze abitwa ko bakorera Imana bokomeza guhangana bamwe bapfobyanya bishingiye kuri uko gutoranywa no gusiba? Aha navuga mu ijambo rimwe, nibareke ubwibone bwo mu mitima, nibareke ubwibone bwo mu mutima, kuko ukubura mu rusengero
n'uhanurira abahaje bagakira bose ni kimwe, kuko uyu nguyu yasigiwe gukubura urusengero nicyo yahamagariwe, kandi ibyo yakoze wowe kubera ko wumva ko ufite icyubahiro cyo kusengera aba barwayi bagakira cyangwa ukirukana dayimoni cyangwa ugakora n'ibindi, ntabwo waza gukubura urusengero kuko urumva warabirenze. ariko byo bose bitwa abakozi b'Imana, bose bitwa Yesu, nicyo nshaka kuvuga, bose bitwa abakozi b'Imana. Niyo mpamvu rero ngewe sinzaza ngo nkubwire ngo ariko kuki ngo utakubuye neza ngo urabona ngo ninsengera umuntu akitura hasi ngo haraza kwandura, wintonganya. Ninjye wabihamagara ngo nabikoze nabi, mbwira mu buryo bwiza bwumvikana buratuma ibyo nkora mbikora neza, kuko narahamagara ariko nakoze ikosa. Nkuko nawe waba uri profeta cyangwa uri pasiteri ugakora ikosa kandi nkaguhana ndi wo mu rusengero nkubura, nkakubwira ariko rero mushumba wanjye ibi bintu wabikoze nabi, wikumva rero ufite ubwibone ngo urwanye unkubite hasi ngo kuko ntafite amavuta nk'ayo ufite. Twese turayafite. abashumba babwirwa inama gutyo n'umuntu uri gukubura cyangwa umurayike, izo nama barazakira barazumva? Ntabwo izo nama bazumva, ariyo mpamvu ndi gukubwira ngo nibashyire hasi ubwibone, kuko umuntu uwo ari we wese tureke no kuvuga ngo niwo muri gospel agomba kukugira inama ukumva, kuko ntacyo uri cyo nta n'icyo uraba cyo, uri icyo uri cyo kuko Imana igufite mu biganza. Nikurekura gatoya wa wundi ukubura mu rusengero cyangwa umurayiki azasigara ahagaze, we wari ufite icyubahiro bakujyane hehe? Bakujyane bagushyingure. Bivuze rero ngo nibakura ubwibone muri bo bagakura ikintu cyo kumva ngo runaka yaransize. Hari n'abasigaye bahangana ngo ngo yaguze ngo gikumi, ngo nanjye reka ngiye kugura amaso y'inyana, ngo nanjye reka ngiye kugura. Barahanganisha no kugaragaza mu butunzi iby'amavuta byo batangiye kubiringa. Bajya asigaye avuga ati ngo irataje yazamuye ngo ni ya runaka wana, ngo ya ngo nanjye ngomba gukora uburyo kibushoboka mu rusengero, nanjye nkabona itaje nkayubaka. Niba rero ari byo ngibyo barimo gospel, niba yo bayihoreye, ahubwo bakore ibyo bagambira mu mitima yabo bijyanye no kwifuza kwabo no kugira ngo bihaze. Nibarangiza nibagaruka gukora umurimo nibace bugufi. Gutoranywa no gusigwa, tujye mu gisirikare, tujya tubona abasirikare batandukanye mu bigo bitandukanye. Mu basirikare uko amakuru bifiteho cyangwa nayo tuba dufite, nk'uko ubona bakoze parade n'ibindi byose, ukabona mbese hari ukundi kuntu bidesigninze neza. Mu gusigwa no gutoranywa nko tujye mu rwego rw'igisirikare, ubona byo biba bimeze bitora bihuza, kuko abakozi b'Imana abasirikare ba Kristo ni ingabo za Kristo, barakorera Imana, barahatana, baragira kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Mu gisirikare ho mu basirikare baba baratoranijwe, baba barasizwe, bo harimo izo design zimeze nk'uko nguko. Ahubwo uvuze ijambo rikomeye, ngira ngo nkubwire ko kugeza uyu munsi yaba umusirikare urwanira ku butaka n'urwanira mu mazi bose bitwa abasirikare, ariko mu nce zitandukanye. Iyo RDF irimo guhamagara abasirikare kamvugira mu gihugu cyacu, ntabwira barobanura, bose n'abasirikare bakorera mu buryo butandukanye. Ari nayo mpamvu nshaka kuvuga ko uyu munsi iyo abasirikare bagiye ku rugamba, wenda nta nubwo nabayewe, iyo bagiye ku rugamba ntabwo imbere hagenda wo undi w'ibirokoroko umukuru cyane, hagenda bamwe batoye, nibo bajya imbere, nibo bajya kurwana. Bishatse gusobanura iki? Komanda arakomandinga, abato bakajya ku rugamba. Rero n'abantu bashumba nibareke twe bato tugende dukore, bo basigare nibadutume, nibashaka kudutuma aho twakagenda aho barajyayo. Rero twe tuzakora iki? Bivuze ngo tuzajya kugera aho tugera kwarashize muri twe. Nacyo kintu nshaka kuvuga, umupiloti w'indege y'abagenzi Rwandeye cyangwa se Katari n'izindi, mujyano mubwire atware zino ndege za gisirikare, umubwira ati genda uyitware, sinkubeshye ntago azabishobora. Kubera iki? Hari ibintu biri mu ndege za gisirikare zitari mu ndege z'abagenzi, ariko bose batwara indege. Ndashaka kuvuga iki? Niba rero ntwara indege y'abagenzi binyubahire, niba utwara gisirikare ndabikubahira, ndinda nza kugutera intambara ngo yo gutwara ngo sura mbaya y'abasirikare, wowe ukambwira ati ngo twara iyi ngiyi, ibyo ntacyo bivuze. Twese turatwara. Uraza uvuga ngo aratoranijwe, undi ngo narasizwe, bimaze wasigiwe gutwara iya gisirikare, nsigirwa gutwara iy'abagenzi, twese gari ko twasizwe. Niba ushobora kuba, reka mvuge wenda wambaye ingofero ihengamiya, nkaba nambaye songa mbere, twese twambaye ingofero, ibyo byose byitwa ingofero. Warahamagawe, kandi twavuze ko wahamagawe igihe kigera hagasigwa. Wenda ndarahamagaye ariko sindasigwa, warahamagawe, waranasizwe. Buretse ndashaka kuvuga ngo hari abari ku ikosi, we wavuyeyo wamaze kwambara, ubwo warasizwe. Nanjye uri ku ikosi ntusuzugure, nanjye ejo nzapasinga, nzaza nsigwe, nzaza nambare. Nunareba nabi, nunareba nabi, hari igihe uzitwara nabi,
ngewe uyu nguyu uje nyuma nkagutambuka nkambara ipeti riruta irye naragusanzeyo bishatse kuvuga iki rero kuba warahatoranyijwe ugasigwa mbere yanjye ntabwo bisobanura ko njye ukiri ku ikosi ntazasigwa nshobora no kuko kutazasigwa bitewe nuko nitwaye nabi nta waba uri ku ikosa akajya gukubita hasi uwamaze gusigwa kera cyangwa hari umuntu uba uri ku ikosi agashaka kujya gukubita hasi uwamaze gusigwa ugasanga ngenda cyari ku ikosi ryo gutegereza ko nzasigwa nkajya gusuzugura umuntu wamaze gusigwa ntago ari byo muri make muri umurimo w'Imana abantu bareke kwivanga mu bitabariro ni ukuvuga ngo waruvuze ngo uwatwara indege zose ni indege ariko uwatwara igisivile ntago ari wowe watwara iya gisirikare yes ntago bitorezwa hamwe ntabwo uyu munsi umuntu ucyambaye ipeti ryo hasi yaza ngo atinyuke umuntu wambaye majoro ngo amubwire ntari kubite byawe wowe bite urambaza iki ategekwa guhita bana akavuga agahita afunga afande ariko twebwe muri gospel ntabwo tuzi aho tugarukira Eliya ntabwo ngomba kumenyera umuntu wamaze kuba reverend ngomba kumwubaha reverend nawe uzare burya abasirikare bubaha bato bari hasi yabo ni itegeko hari buri muntu waza mu cyiciro bari abarwanira mu mazi bashobora kuba buzuzanya n'abarwanira mu kirere ariko ntibakora bimwe ntabwo bakora bimwe ariko baruzuzanya kuko uwo mu mazi abaza uwo mu kirere ati bimeze bite uwo akabaza wo ku butaka bimeze bite akamubwira ati wowe cunga ku mazi turi ku butaka baruzuzanya wava ku butaka warwanira ku butaka ngo ajye kurwanira no mu mazi ntabwo bipfa koroha ntabwo byoroshye burya waratorejwe kurwanira mu mazi ibyo abo ni ukudovinga ukajyamo hasi niba naratorejwe kujya ku butaka ubwo nige n'amashyamba maze uko amashyamba nyitwaramo bivuze ngo ushaka kugira ngo uve mu mazi uze ku butaka biragusubiza ku ikosi ryo kuza ku butaka byari urugero dutanzemo kabyaramwe hanyuma rero kuri izi ntambara bikemuke gute birangire gute dusoje n'ikiganiro abantu nibongere bace bugufi basubire ku isoko bongere bihane bareke umwuka wera ongera akorere muri bo kuko umwuka wera niwe musirikare mukuru niwe utuyobora natuyobora azatubwira icyo gukora kandi bizatuma twubana buri muntu wese amenyeho agomba kubarizwa murakoze dusoje dushaka ngo usengere abantu bafite ikibazo cyo kwitana ba mwana nushaka kubitana hasi bati naratoranijwe undi ati narasizwe ugasanga izo ntambara zari n'izingero zose dutanze waza muri sengesho ukabasengera kugira ngo iki kintu waruvuze ngo bige guca bugufi bigibuze gerekezwe n'isengero yego reka tubasengere buri muntu wese ahari nujya unumva n'intambara mu bakozi b'Imana ntusabwa gutanga amakuru y'ibibi barimo gukoranaho cyangwa barwana naho n'amagambo yabo icyo usabwa no guhita ubasengera nawe kugira ngo Imana ibasange ibakize icyo kintu kiri hagati yabo Mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ikomeye iki gitondo dusengeye ubwoko bwawe abahamagawe n'abatoranijwe ndetse nabo basizwe Mana bagirire neza bahe umutima wo guca bugufi bahe kongera kwezwa muri bo buri umwe wese amenye aho agomba kugarukira kandi buri umwe ashyigikire mugenzi we umwe nabona mugenzi we ateye imbere amwifurize gukomeza kuzamuka n'uzamutse akabona mugenzi we asigaye inyuma amusabire amuzamure kuko hari amaboko amwe azamuka akazamura asigaye inyuma bahe umwuka w'ubwenge ubahe kumenya kugira gutinya icyo wasezeranyije kuko umuntu wese ufite ubwibone muri we ngo ntabwo azakubona ngaho basange ubasange nanjye usanga ndetse n'undi wese uzumva iri sengesho uzamusange umuhe guca bugufi no guhinduka kugira ngo ubu bwami burusheho kuba ubwami bwiza ubwami bw'amahoro butari ubwami bw'intambara ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen harakoze cyane Prophet Pastor Eli turagushimiye kuba witabiriye ubutumire muri iki kiganiro cyacu yes namwe mwakoze Imana ibaha umugisha kandi Imana iha umugisha abantu bakora uyu murimo bose wo kugira ngo bafashe abantu gukurikira ubutumwa bwiza no kurushaho gusobanukirwa ijambo ry'Imana murakoze ushatse kuvuga abantu bakora uyu murimo bahe ba kameramani ba bishop yego narimvuze ba kameramani muri abantu bafasha abantu benshi gukurikirana ubutumwa bwiza arabatabona umwanya wo kujya mu nsengero ariko mu kanya iki kiganiro akaba ari buze kucyumva akaba yumvisha ubutumwa bwiza kandi atagiye gusenga murakoze arakoze cyane nanjye mbashimiye cyane mukomeze mubane natwe ibiganiro bitandukanye ndabakunda Dikrema Bagemahe merci beaucoup monsieur cameraman kuba wadufashije na Elia twamushimiye tuje kubashimira mwese uko mugenda mugaruka kandi ibiganiro tuba dugikoze nibyo mu buzima bwa buri munsi aho ubu uri kumva izo ntambara zirahari ubitangiye bitekerezo hugura mugenzi wawe kugira ngo iyi gospel gisata cy'ubukamana kibashe kugira amahoro n'umutekano bishingiye ku kutashaka kwibona n'ushaka gukubitana hasi ibihe byiza kuri mwese turabakunda bye bye